Yesu ashimwe. Twongere twibutse ibyo twumvise gatoya. Kwa mbere twasomye mu gitabo cyo kuva igice cya 15 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 25. Mose ajugunya igiti mu mazi yaruraga, mazi yaruraga araryoha. Twumvise icyo bisobanura ko iki giti cyerekana Yesu wamize ibibi byacu akaduha ibyiza. Kwa kabiri twasomye mu Migani 27 umurongo wa 12 aravuga ngo umunyamakenga yabonye ibibi bije aravyikinga, ariko umuswa arabyihorera akabigumamo bikamuhitana. Twumvise ko tugomba gusengera ibintu mbere y'igihe. Ijambo twumvise riravuga ngo dutsinde umwanzi akiri kure. Ejo twasomye mu gitabo cyo kubara, igitabo cyo kubara igice cya 14 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8. Yosuwa na Kalebu baravuga ngo abanzi bacu ntitubatinye, icyari kibatwikiriye cyamaze kubavaho. Twumvise ko abanzi b'itorero tugomba kubakuraho icyari kibatwikiriye. Imbaraga za Satani zibatwikiriye zibavuyeho, nta mbaraga babagisigaranye. Ariko twumvise ko kandi hari nabo tugomba gutwikiriza amaraso ya Yesu ndetse n'imbaraga z'Umwuka Wera. Uyu munsi turumva irindi jambo rivuga ngo terura abo ukunda, ubashyikirize Yesu. Ariko cyane ijambo riravuga ngo abandi barakwikoreye, nawe genda wikorera abandi. Turasoma mu gitabo mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 2 turatangira ku murongo wa 10 tugeze kwa 11. Mariko 2 umurongo wa 10 tugeze ku murongo wa 11. Dusome mu izina rya Yesu. Ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse vyuka wikorere ingobyi yawe utahe. Ndagutegetse vyuka wikorere ingobyi yawe utahe. Aya magambo Yesu yayavuze ari Kaperinaumu, kandi ntabwo bwari ubwa mbere ahajya. Biragaragara ko yari aziranye n'abantu baho, ndetse turasoma ngo Yesu asubira i Kaperinaumu. Gusubira i Kaperinaumu ni ukuvuga ko yari asanzwe ajayo, ndetse ngo yinjira mu nzu. Yinjiye mu nzu, abantu babona yinjiye mu nzu ngo bamusangamo.
bamusanze mu nzu ngo baba benshi barenga no ku muryango. Abantu 4 bari bafite umuntu wamugaye, ngo barabimenya ko Yesu yinjiye muri iyo nzu, ngo bamushyira ku gitanda cyangwa uburiri cyangwa ingobyi. Ni ibintu bashyiragaho abarwayi ariko bidahenze, by'ibiti bahambira n'imigozi, hanyuma bakarambikaho umurwayi. Kenshi ndetse abakiraga ntibongeraga gutahana izo ngobyi kuko nyine babaga bakize. Noneho ngo baragenda bageze aho kuri iyo nzu Yesu yari arimo, babura aho banyura kuko abantu bari benshi barenga no ku muryango. Babuze aho banyura, aba bantu bari bafite kwizera kwinshi, baje ari abantu badashobora gusubirayo. Hari abantu basanga Imana cyangwa Yesu ariko babona inzitizi, ibintu bibasubizayo, bagasubirayo vuba, bakabireka bakabivamo. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko umuntu aba atizera mu by'ukuri, aba ashaka inzira ngufi, ibintu byoroshye, ariko yabona ibintu bikomeye akabivamo. Ariko ikintu kigaragaza ko aba bantu bizeraga cyane, ntabwo basubiyeyo ngo ubwo babuze aho banyura. Bagize igitekerezo mu by'ukuri gitangaje. Baravuga ati twurire inzu, hanyuma ubu buriri nabwo tubuhambireho imigozi, bamwe burire hejuru abandi basigare hasi, abo hejuru baze gukurura, natwe dufatanyije nabo tumugeze hejuru y'inzu. Nitugera hejuru y'inzu tuyisambure, turunguruke aho Yesu ari muri iyo nzu, tumumanuriremo. Urumva dufashe imigozi. Aba bantu baje ari abantu badashobora kwemera gusubira inyuma, baje ari abantu batemera gutsindwa. Ikigaragaza umuntu ufite kwizera gukomeye ni umuntu utemera gutsindwa. Byaba vuba, byatinda, byakoroha, bitakoroha, umuntu ufite kwizera nyako ntabwo yemera gutsindwa. Ntukemere gutsindwa, ntukemere gutsindwa. Hari n'igihe ushobora kubona igisubizo kivuye ku Mana kiguca intege. Icyo gisubizo ntabwo ari ukuvuga ngo Imana ntishaka kugusubiza. Imana ikibigushaka ibishaka ko ugaragaza kwizera kwawe, ugaragaze uburiwe neza niba koko ufite kwizera nyako. Wibuke igihe Yesu umunyakananikazi, ni ukuvuga ko atari umwisirayeli, yabwiye Yesu, amubwira ikibazo cy'umukobwa we yasize mu rugo ngo watewe n'abadayimoni. Yesu amuha igisubizo mu by'ukuri kigaragaza yuko amwirukanye. Aramubwira ati ntabwo bishoboka, jyewe naziye Abisirayeli, intama zazimye z'Abisirayeli, ntabwo ari umwanya w'abanyamahanga. Ati ntibishoboka ko ibyo kurya by'abana byajugunyirwa imbwa. Ni ukumubwira yuko
icyo gihe ari icy'Abisirayeli, abanyamahanga batabazwe rwose mu migisha y'Imana cyangwa mu migisha y'umwuka. Aramubwira ati ariko imbwa nazo zitoragura ubuvungukira buhanutse ku meza ya shebuja, ntabwo zaviramo aho kandi zaryamye munsi y'ameza. Yesu aravuga ati ndatangaye, ati mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubere nk'uko wizera. Uyu mugore yaje adashobora gusubirayo atajanye igisubizo, ariko amagambo Yesu yamubwiye yari amagambo agaragaza yuko amwirukanye. Wibuke impumyi yitwa Barutimayo, abantu bagerageje kuyisubiza inyuma, ariko aranga, arataka kugeza ubwo babwira Yesu bati ariko wamwirukanye ko akomeza kudusakuriza inyuma. Yesu yasaga naho atamwumvise, ariko mu by'ukuri agira ngo iriya mpumyi cyangwa uriya muntu utabona agaragaze kwizera koko, ko afite kwizera nyako. Adasubiyeyo, Yesu aravuga ati nimumuhamagare aze. Rwose uyu muntu yari afite kwizera cyane, kandi ngo umwenda yari afite, urumva yari afite inyuma y'ikanzu ngo waramucitse uragwa, ntiyanahagarara nibura ngo agutore, arakomeza arawureka aragenda. Kandi ageze kuri Yesu, Yesu aramubaza turashaka ko mukorera iki? Ati ndashaka kubona. Rwose avuga ibintu bisobanutse, ntiyavuze ati ndashonje, ntiyavuze ati ntunzwe n'abantu babagira neza, yavuze ikintu cyangombwa gikemura ibibazo byose, ati ndashaka kubona. Arabona nyine. Ariko buriya hari abantu baba bafite ikibazo, ariko ntibaba ari cyo bashyira imbere cyane, ugasanga barahuzagurika mu bibazo. Hari ikintu ugomba kubwira Imana, yagikemura kigakemura n'ibindi byose. Ntabwo wabwira Imana ngo mpa inkweto, umpe n'ipantaro, umpe n'ikoti, umpe n'ishati, umpe n'imodoka, umpe n'igare, umpe n'ipikipiki, umpe na visa, ntabwo byashoboka. Ibyo ngibyo ntibibaho. Nibyo Yesu yavuze ngo nimusenga ntimukabe nk'abapagani, ngo bavuga amagambo menshi, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ntukavuge amagambo menshi. Mu Kinyarwanda niko bivuga, ariko siko bimeze. Mu zindi ndimi ziravuga ngo bavuga batanga ibyifuzo byinshi mu kanya gato. Ni ukuvuga ngo ushorere ijambo rimwe, hanyuma nuza kurivaho ufata irindi, ariko ntabwo wafata umunota umwe ngo uvugiremo ibyifuzo byinshi. Niko Yesu yavuze. Ne multipliez pas des mots comme des païens. Ne multipliez pas les mots comme des païens. Ntimukavuge amagambo menshi mu kanya gato, nicyo bivuga. Ariko ntibivuga ngo uhagarare gusenga, ngo uvuge ngo nasenze ndekeye aho. Komeza usenge ndetse niba n'ikintu warakivuze, ariko ugeraho
ushima Imana yuko ugifite nubwo amaso yawe atarakibona nubwo intoki zawe zitaragikoraho. Aba bantu bagize kwizera, burira inzu bamanuriraho, barayisambura, bamanura umurwayi bamugeza ku birenge bya Yesu. Bo ntabwo bamanutse ngo bamusange, bamukurikire bamusange mu nzu. Akazi kabo bari bagakoze, ahasigaye baravuga bati bisigaye ni ibya Yesu. Hari ibyo Yesu agomba gukora, ariko hari natwe ibyo tugomba gukora. Kenshi naho ngaho ibibazo bikunda kubera, tukumva ko Yesu agomba gukora ibintu byose, twebwe ntitugire icyo dukora. Ubundi ndetse rimwe na rimwe tugashaka gukora ibya Yesu, umuntu akigira Yesu wenyine, ubu akamunyaga inshingano ze. Nanone ntabwo biba byo. Ugomba kumenya umupaka wawe aho ugarukira, ntuvogere Imana mu nshingano zayo, ariko kandi nawe ntureke kugira icyo ukora, hari inshingano ufite. Ijambo twasomye riravuga ngo uyu muntu Yesu amaze kumukiza aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende utahe. Bivuga ngo abandi baje bakwikoreye, none nawe ntusige uburiri, genda uzana abandi nawe wikorera abandi. Ntabwo bakwikoreye gusa ngo ugende wibere mu munyenga aho ngaho. Baravunitse bakwikorera, ariko nawe ugomba kwikorera abandi. Hari abantu banga kuvunika, ugasanga baritotomba cyane ngo ibi biravunanye, ngo ejo nijye wakoze, ngo nanone ngo nijye wongeye gukora. Umuntu w'umunebwe afata imirimo nk'itanu, afata umurimo umwe akawuhindura imirimo itanu. Numvise umukobwa umwe w'umunebwe avuga ngo ni jyewe ngo woza amasahani, ngo nkoza n'amakanya, ngo nkoza n'ibiyiko, nkoza n'ibikombe. Urumva ndaseka ndabaza ndamuryoshya ngo akomeze avuge, ndi warapfuye wonganya wowe warashize. Ariko mu by'ukuri ni umurimo umwe, arayitubura ayigira byinshi. Ubwo yasiganyaga abandi bakobwa bava inda imwe, yerekana ko ngo yavunitse cyane. Noneho rero baje bakwikoreye, ugomba kuvunika, kuko nta kintu uzabona kitazakuvuna ku isi, kandi ntabwo uzahindura itegeko ry'Imana. Imana yaravuze ngo kuko mwariye imbuto z'igiti nawujije, muzarya umugati mwiyushye icyuya, ntaho uzabihungira. Uzavuga uti sinshoboye guhinga, reka nje mu ishuri. Mu ishuri uziyuha icyuya, uzasanga bitoroshye, wibazaga ngo biroroshye. Uzavuga uti reka nje kuba umusirikare, usange birakomeye. Wahindura nka umupolisi, usange birakomeye. Uvuge uti reka noneho nigire mu rusengero gusa, nibere nka Mariya, ndetse kuba nka Marita. Nuja mu masengesho usange birakomeye. Nutangira guhunyiza bati hano nta gusinzira.
turi mu makesha we tuzanira ubunebwe. Ntacyo uzasanga cyoroshye. Imana yaravuze nuko bigomba kugenda, ugomba kwemera kuvunika. Ntushake rero kwigira umuntu uri mu ijuru kandi ukiri mu isi. Yesu yavuze amagambo 5. Abantu ngo yabwiye umuntu, niryo jambo rya mbere yavuze, ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Ijambo rya kabiri yavuze aravuga ngo mwebwe banditsi, harimo abanditsi ngo batangira kuvuga ngo ninde ubabarira ibyaha, ngo Imana ko ari ibabarira ibyaha. Ati none se kuki mwiburanya mu mitima ngo ibyaha, mvuze ko ibyaha bye mubabariye? Muriburanya mu mitima kubera iki? Ijambo rya gatatu arongera arababaza ati cyoroshye niki? Ni ukuvuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ni ukumubwira nti haguruka utahe wikorera uburiri bwawe? Bananirwa kumusubiza. Kuvuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe no kuvuga ngo haguruka ube muzima wikorera uburiri bwawe, ati igikomeye muri ibyo byombi ni iki? Baratekereza, ni ukuvuga ngo ndakwabariye, cyangwa ni ukuvuga ngo hagurutse umuntu wamugaye, nabyo ko bitoroshye. Yesu akubajije ikibazo ataguhaye igisubizo wenyine, ntabwo wowe wagisubiza. Noneho rero irindi jambo yababwiye, arabwira ati ariko mumenye ko umwana w'umuntu yahawe ubutware bwo kubabarira ibyaha mu isi. Arongera avuga irindi ati haguruka wikorera uburiri bwawe utahe. Mu by'ukuri iri jambo rya mbere yavuze ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Wihuse mu gutekereza wagira ngo Yesu ntabwo yari azi ko bamuzanye kugira ngo akire ubumuga, ariko iteka Yesu ashaka gukemura ikibazo agihereye mu mizi, kagira ngo abanze akire umutima kandi akire na buriya bwoba afite atahari ntari bungize kubera ibyaha byanjye. Abanza namwumvishe ko ari umunyembabazi, hanyuma abone kumukiza umubiri. Ariko wumva uko Yesu yavuze, wibuke ko Yesu yari afite imyaka nka 30. Ati mwana wanjye humura, uwo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariye. Tekereza nk'umwe mu bakecuru baraha, umuhungu w'umusore hano amubwiye ati mwana wanjye. Yesu rwose yaratanga ati humura mwana wanjye urakize, cyangwa Imana iragukije. Noneho utekereze se niba hari nk'ikibazo uje kubwira pasiteri mu biro, ufite imyaka 80 uragenda ukukuza, hanyuma akagura ati humura mwana wanjye ikibazo cyawe ndagikemura. Ibyo ari byose bakwikanga cyangwa ukavuga uti umuntu aransuzuguye. Ariko Yesu yari azi icyo avuga
kandi ntabwo ari ubwa mbere Yesu akoresha iyo mvugo, ntabwo ari ubwa mbere Yesu yakoresheje iyo mvugo. Umunsi umwe yasanze abigishwa be ngo baroba nta kintu bafashe pe, arababaza ngo bana banjye hari icyo mwafashe? Bati ni ukuri twaraye turoba ijoro ryose nta kintu twafashe, ariko aravuga ngo bana banjye. Kandi yanganaga nabo, yari umusore nk'abo bangana, ariko noneho aza akoresha indi mvugo batamenyereye. Umunsi umwe Yesu bamujyanye kumubamba, noneho bahura n'umugabo witwa Yosefu w'umunyakurene, ngo babona Yesu agenda agwana umusaraba baramufata bati banza uwumwakire. Bari bageze hafi y'aho bagomba kumubamba, noneho agenda adandabirana, bari baraye bamukubita ijoro ryose, bamwambitse ikamba ry'amahwa, yahindanya ahantu hose. Noneho b'abadamu bose b'i Yerusalemu bamukundaga, barimo n'abakecuru, barimo na nyina Mariya n'abandi bakuze kumuruta, ngo bagenda bamukurikiye barira. Ageze aho ngo arahagarara, arabakebuka, arabareba ati bakobwa b'i Yerusalemu ntimundirire, ati mwiririre muririre n'abana banyu. Urumva kubona nyina Mariya n'abandi baruse Mariya ababwira ati bakobwa b'i Yerusalemu ntimundirire. Urumva Yesu iyo yavugaga atyo yigaragazaga nk'Imana yabayeho iteka ryose kandi yaremye byose. Yaravuze ati Aburahamu atarabaho jyewe ndiho. Amen, haleluya. Noneho rero abaza babana ati ikiremereye ni iki? Ni ukuvuga ngo ndababariye, cyangwa ni ukubwira umuntu ngo ikorere uburiri bwawe? Bananirwa kuvuga ikiruta ikindi icyo ari cyo. Ariko kuri Yesu byose ni kimwe, byose ni kimwe. Kandi iki kintu kimenye cyane, kikwinjire mu menye ngo byose ni kimwe. Ni twebwe tuzi gufata ibiremereye, ibindi ngo biroroshye, ibindi ngo birakomeye. Izi ndwara zimwe ngo zikira vuba, izindi ngo ntizikira. Ngo abadayimoni bo mu mazi ngo nibo bakomeye, ngo hari abandi bikuzimu ngo bateye ubwoba, ngo abo mu kirere bo biteye ngo ni ba kabutindi, ngo hari abandi bihisha mu biti abantu bagakomeza ibintu, ababa mu mahembe bo ngo ni ba kabutindi, abitwa ibitega bo ngo ni hatari, abandi bati Nyabingi iragatsindwa. Ariko ni abantu babikomeza. Bibiliya iravuga ngo bose ntawe Yesu atanesheje. Kuri Yesu bose ni cyo. Ari shebuja Satani, ari ibisonga bye bimukurikiye, ari abandi bo hasi cyane, bose ni bamwe kuri Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abari abatware n'abanyabushobozi bose Yesu yabahemuye ku musaraba. Imana Data ibonye intsinzi ya Yesu irangurura ijwi ry'impundu. Mu Kinyarwanda haravuga ngo Imana irivuga. Niko impamvu Abanyarwanda bisoma izindi biri usanga ari impundu Imana yavugije, irangurura ijwi gusa ry'ibyishimo. Iyo no mu Giswahili niko havuga, haravuga ngo Mungu akashangiriye. Shangiriye nta
Imana irangurura ijwi gusa ry'ibyishimo kuko Yesu anesheje ku musaraba kandi kunesha gutangaje. Impamvu Abanyarwanda bavuze ngo Imana irivuga nuko abagabo batajya ngo bavuze impundu, Abanyarwanda impundu n'iz'abagore, bakumva kuvuga ngo Imana ivuze impundu baba bayihinduye ngo umugore ariko umugabo ngo niwe wivuga. Ngo imfizi irivuga ugasanga ibintu byose bikomeye by'imbaraga barabyishyiraho ariko ngira ngo ibintu biragenda bihinduka. Kuki ibintu bigenda bihinduka? Nuko iteka Imana ni Imana ikunda kurenganura abantu barengana. Abagabo iyo barenganyije abagore, Imana irabamanura ikazamura abagore. Abagore nibarenganya abagabo, Imana izabamanura izamura abagabo. Nuko Imana imeze. Nurenganya umukozi wawe, Imana izakumanura agutegeke. Nutangira nawe kuvuga uti nanjye reka nihimure, yongere kumanure imuzamure. Nuko Imana imeze. Imana yanga akarengane. Noneho rero byose ni bimwe ku Mana. Malariya na kanseri n'igituntu byose ku Mana ni bimwe, ni bimwe. Nta gikomeye na kimwe kuri yo, byose bifata kimwe. Bikomera gusa mu mitima yacu, ariko ku Mana ni bimwe. Abantu benshi, ingabo nyinshi zikomera kuri twe mu mitima yacu, ariko ku Mana ni kimwe n'umuntu umwe. Biravuga ngo uko yagira umuntu umwe niko yagira benshi. Bitekereze, uko yagira umuntu umwe, wa wundi nawe urusha imbaraga ukamutera ukamukubita hasi, niko yagira na benshi. Iyo rero umaze kumenya aho ngaho, ntukaje utinya umuntu. Kandi hari abandi batubanjirije mu kwizera babihishuriwe cyane. Niyo mpamvu Dawidi atatinye Goliyati. Yumvaga bavuga bati Goliyati ni igihanda, Goliyati ateye ubwoba, bati nimurebe icumu rya Goliyati. Ariko Dawidi ntarebe Goliyati, akareba Imana. Goliyati se ahuriye he n'Imana yanjye? Imana yaremye ijuru n'isi, Goliyati se ni iki? Ko atari n'agashisha ahubwo imbere y'Imana. Kwizera nuko kumeze, nukureba Imana nturebe ikibazo. Ariko nuhanga amaso ikibazo, hagarara rero imbwa zikurya. Burya imbwa irya wagize ubwoba, ariko itagize ubwoba biraza yiruka, yagera imbere yawe igasasa amajanja, igategereza ko wiruka gusa. Bakwiruka ikabira gufasha. Umuntu umwe yanciriye umugani ngo w'igikeri cy'Ibugande, ngo ni igikona cy'Ibugande. Rero ngo igikeri ngo cyitwaga ngo Boniface. Rero ngo imodoka igikandagira ukuguru iratambuka. Igikona nacyo ngo cyabibonye kiza kureba ko cyapfuye ngo kikirye. Ngo kiravuga
ngo wange Boniface, ngo wowe ngo se Boniface, ngo modoka kurinye, ngo imodoka yakwishe. Kirava ngo neta ngo yangoya indinye ndushamanyi, ngo sinyica ngo ndusha imbaraga. Nivuga ngo itakwira arivunye n'umugongo uracitse kiranje. Ubwo nabivuze mu kigande kibi, ariko nisogije abazi Uganda ubwo basetse nyine nabivuze nabi. Noneho ngo kirikwega kirandara kija mu byatsi, kirirwaza bukeye kirakira. Iyo kibesha kikavuga kita amagufwa aramenaguritse, cyarakiryaga. Cyarakiryaga. Na Satani nikomeze, ujye ukomeza uvuge ngo ndapfuye we, ayiwe ndashize. Hagarara rero akubona. Ariko uje uvuga uti Imana yanjye irakomeye. Ubwira Satani uti Imana yanjye irakomeye, Yesu wanjye yarakunesheje. Noneho Yesu aza kubwira uyu muntu, aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Kandi ntabwo ari ubwa mbere Yesu akoresha iyi mvugo. Iyo usomye muri Yohana igice cya 5 usanga ngo iruhande rw'ikidendezi cy'i Betesda hari umurwayi umuntu wari waramugaye amaze imyaka 38. Yesu amaze kumukiza, noneho agiye kugenda ati hagarara, ati korera uburiri bwawe ubone kugenda. Ngo genda bwikore. Ageze mu nzira ngo ahura n'abafarisayo baraseka, batuvuye ati mvuye kuri Betesda, none wakize? Ati nakize. Abandi iyo bakize basiga uburiri bwawe, naho wowe wamupfu utagira ubwenge urakira ukagenda wikoreye uburiri bwawe. Ati wangijije yavuze ngo nikorere uburiri bwanjye. Wanjijije ntabwo avuga nk'abandi. Haleluya. Wagukijije Yesu Kristo hari icyo akubwira. Harakubwira ngo abandi barakwikoreye bakugeza kuri we, aguha agakiza, nawe ugomba kwikorera abandi. Wagukijije ni Yesu. Abantu barakwikoreye baragusengera, warwaye urakira, none uradamaraye gusa, uratanga ubuhamya gusa ngo narakize. Haleluya. Ariko uhamagariwe nawe gusengera abandi. Icyo kintu ugomba kukimenya. Amasengesho dusenga muri uyu mugoroba, ndabona iminota iriho, turasengera abantu benshi ibibazo byinshi mu buryo butandukanye. Turasengera ibibazo bitandukanye, turaterura abantu tubageze kuri Yesu, kandi bo mu buryo butandukanye. Guterura urabaterura, turabaheka ute? Ingobyi ubashyiramo ni iyihe? Ni ingobyi y'amasengesho, nta bindi. Hanyuma se Yesu numara kubaterura cyangwa kumuterura umushyiriye, Yesu uramusangaye. Ibintu birasobanutse rwose. Yemwe nta Imana yaduhishe, nta kwitatugiriye. Mu Baheburayo 4:16 haravuga ngo mumwegere ku ntebe y'ubuntu
ngo kugira ngo mugirirwe imbabazi, muhabwe ubuntu bwo kubatabara mu gihe gikwiriye. Naho ngaho uramuterura n'imbere y'intebe y'ubuntu aho Yesu yicaye, ubwo ni mu kwizera. Ngaho ahasigaye ni ibyawe Yesu, akazi kanjye nakarangije, nawe umurekerere wirebere. Ninde wabyumvise naramburwa ukamujyana n'imbere y'intebe y'ubuntu, ukabivuga uti ndaje imbere y'intebe y'ubuntu. Hariya iyo yicaye kuri iriya ntebe y'ubuntu, nta kindi akora, atangira ubuntu. Niyo mpamvu yitwa intebe y'ubuntu, atangira ubuntu nyine. Akugirira imbabazi ku buntu, agukiza ku buntu, akubabarira ku buntu, aguhumuriza ku buntu, aguha amahoro ku buntu, kuko yicaye ku ntebe y'ubuntu. Intebe y'imanza ntabwo arayicaraho. Ni ibintu rwose byoroshye gutyo, nta kindi uvuga. Dore ndi imbere y'intebe y'ubuntu, ngaho shyikira, kora umurimo wawe, nguyu umuntu wawe. Nyamara Pawulo yandikiye Timoteyo aravuga ati Imana ati aho iri ati ni mu mucyo utegerwa. None se niba ari umucyo utegerwa, ndahegera nte cyangwa uwo muntu ndahamugeza nte? Imana yakemuye ikibazo cyane rwose. Ntako Imana itatugiriye yewe mwe muri Yesu Kristo. Mu Baheburayo 10:19 haravuga ngo twegere intebe iyo nyine y'ubuntu, ngo tudatinya, ngo tumazwe ubwoba ngo n'amaraso ya Yesu Kristo. Ibintu byiza ko mbona mutanyeganyega kubera ibyishimo. Ibintu byiza, ibintu byiza byoroshye. Aho utuye ngo ni mu mucyo utegerwa. Ushatse kuvuga ngo uragenda gusa nk'igihangange wapfa utarahagera, ngo ariko tukahagezwa n'amaraso ya Yesu. Maze amaraso ya Yesu, twagenda dutwikiriwe n'amaraso ya Yesu, ngo tugatsindishirizwa. Bivuga ngo twari twatsinzwe, ariko noneho Imana itubazeho gutsinda, kandi twari twatsinzwe ngo kubw'amaraso ya Yesu. Ntako Imana itagize. Ibintu byose irabirangiza, asigaye gusa iravuga ngo wowe gusa uwo muntu umushyire mu ngobyi y'amasengesho, umunzanire, uze witwikiriye amaraso ya Yesu, nawe umutwikirije amaraso ya Yesu. Ngo hasigaye undeke yewe Yesu nikore. Amen. Duhaguruke dusenge. Erega na siporo wagakora, niba ari na siporo. Mujye mukora siporo se. Umuntu agakora siporo ntawamubwiye, akagenda akirukanka akagaruka, ariko ntumubwiye uti ntemera iki giti, ati uyu ushaka kunzanaho ubucakara. Ntemera iki giti akanga, ariko ibyo akora bidafite akamaro cyangwa bifite akamaro gake akabikora. Uzanga kubira icyuya kizane imigisha myinshi,
uzabira icyuya kizana umugisha muke cyangwa kitanawuzana rwose. Rwose tujye dusenga, dusenge dufite umwete, maze turagendera hamwe. Impamvu tugendera hamwe ntabwo ari ukuguhindura agasuku ngo uvuge nk'uko mvuze, oya. Uri umuntu kandi uri n'umuntu w'umunyabwenge, ariko ni ukugira ngo mu mwanya umwe tujye tuvuga ijambo rimwe, tuvugire rimwe ijambo rimwe, tugendere hamwe. Ubu se wambwira nk'abasirikare bari ku rugamba, umwe ararasa iburasirazuba, undi ararasa iburengerazuba, undi ararasa mu majyepfo, undi ararasa mu kirere, abo basirikare bazatsinda urugamba bate? Noneho wowe urivugira ibyawe, undi arivugira ibye, undi arivugira ibye, undi arivugira ibye. Ariko iyo tuvuze ikintu kimwe mu mwanya umwe tukakivugira rimwe turi benshi, bigira imbaraga. Reka dusengere abantu batarizera Yesu. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo, nje imbere y'intebe y'ubuntu aho Yesu Kristo yicaye, nkwikiriwe n'amaraso ya Yesu. Uwiteka nkweretse abantu batarakira Yesu Kristo, uhumure amaso y'imitima yabo, avirwe n'umucyo w'ubutumwa bwiza, amatwi yabo yakira ijambo ry'Imana, imitima yabo ireke kwinangira, imitima yabo yoroshye, maze bizere ijambo ry'Imana kandi buzure umwuka wera. Ndabakweretse mu izina rya Yesu, bikore Mana ku bw'icyubahiro cyawe, mu izina rya Yesu Kristo. Dusengere abana bato. Dukunda kuvuga ngo abana nibo Rwanda rw'ejo, ariko si n'u Rwanda gusa, ni bose y'ejo. Nyamara bashobora kuzaba u Rwanda rubi cyangwa bakaba u Rwanda rwiza. Nabyo byombi kimwe muri ivyo kirashoboka. Tubasengere ngo bakurire mu buntu bw'Imana. Bibiliya ivuga ngo Yesu kubera ko yari yuzuye umwuka wera, yakuze ngo yuzuye ubuntu bw'Imana ngo n'ubwenge. None se kuki abana b'iki gihe tutabasengera nabo ngo bakurane ubwenge kandi bakurane ubuntu bw'Imana? Ubuntu bw'Imana ntabwo ari ikintu ubonesha gisa n'ibindi ngo uvuge ngo ni nk'amazi uvoma mu ruzi kigaragara cyangwa ushobora gupima muri microscope. Ariko ubuntu bw'Imana buragaragara, bugaragarira mu wo burimo, ukabumona n'ubwenge budasanzwe kandi bwiza. Ukaba wabona abandi bana bafite ubucakura bwo kwiba, bwo kugira gute. Ariko we ukabona afite ukuntu agenda akura neza, akazarinda aba mukuru, agahinduka umukozi w'Imana. Ibyo yakora byose, niba ari umuganga akaba umuganga mwiza, niba ari umusirikare akaba umusirikare mwiza, niba ari umupolisi akaba umupolisi mwiza, niba ari umupasiteri akaba umupasiteri mwiza, niba ari umuvugabutumwa akaba umuvugabutumwa mwiza.
ariko mu by'ukuri ari uko wamusengeye ukamuzamura ukamugeza imbere y'intebe y'ubuntu ukamutwikiriza amaraso ya Yesu n'imbaraga z'umwuka wera, akazakura neza, akazakura neza. Ariko iyo akuze nabi bibi bindi. Bibiliya bivuga muri Yesaya igice cya 5, iyo umuntu yakuze nabi ngo icyiza akita ikibi, ikibi akacyita icyiza, ngo ikiryoshye akacyita ikirura, ikirura akacyita ikiryoshye, ngo agakura icyaha nk'ukururiza igare rikuruza umugozi, icyaha aho kiri hose kikamuryohera, kubera ko aba yarakuze nabi. Aba yarakuze nabi, ntashobora kugira ishyaka ry'ibyiza. Vuga uti mu izina rya Yesu ndasengera abana, uhereye ku bana bato ndetse n'abari mu nda. Abari mu nda bazavuke neza ku bw'icyubahiro cy'Imana, n'abariho bamaze kuvuka bakure neza, bakure neza. Nubwo baba badafite ababyeyi bizera, ariko bazizezwe n'ukuboko kw'Imana. Ubuntu bw'Imana bubakuze, ubwenge bw'Imana bubakuze, bakurana ubwenge bw'Imana, bakurana ubumenyi bw'Imana, bakurana imbaraga z'Imana, bagendana ubuntu bw'Imana, bazaba abantu bafite akamaro mu isi, bazahindure isi. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Bibiliya iravuga muri Yesaya, Imana ngo niguhindura, ngo izaguhindura usana ahantu hasenyutse, ngo uzasubizaho imfatiro za kera zavuyeho, uzisubizeho. Hari igihe tujya twumva ngo abantu ba kera ngo bari imfura, bari inyangamugayo, ntibahemukaga. Ukibaza niba abo bantu uyibagerageje nabo ubu babaho. Hari umusaza wabagiriye muri Kongo, barambwiye ngo ntabwo yajyaga arya ku manywa, yajyaga arya bugiye kwira. Akavuga ngo se haza kuza umushyitsi utambuka akabura ikimuhembura. Uwo muntu ni bangahe dufite muri iki gihe? Urumva hari imfatiro za kera zigenda zitakara, z'abantu ba kera bari inyangamugayo mu rwego rwo hejuru, kandi batari bazi Yesu. Ariko ngo wowe nukurana ubuntu bw'Imana, ngo uzasubizaho imfatiro za kera zasenyutse, uzasubizaho ubupfura bwa kera, ubugarure. Haleluya, haleluya. Bazakubwira bati umukobwa wa kera yari ameze gutya na gutya. Sinshaka kubivuga kugira ngo ntagira aho nzitaza, ariko Imana ni kugirira ubuntu, ugakurana ubuntu bw'Imana, uzahindura byinshi cyane, usubizeho imfatiro za kera. Abantu batangire kuva mu byonona baje mu bintu bizima. Ibyo Imana yabigukoresha, cyangwa se ikabikoresha n'abandi wasengeye. Reka dusengere urubyiruko. Vuga uti mu izina rya Yesu, Uwiteka Nyiringabo, nzamuye urubyiruko imbere yawe, imbere y'intebe y'ubuntu,
twese dutwikiwe n'amaraso ya Yesu, utugirire imbabazi, tubone urubyiruko rwuzuye umwuka wera, tubone urubyiruko rufite ubwenge, tubone urubyiruko rw'inyangamugayo. Haleluya! tubone urubyiruko rwihesheje icyubahiro mu izina rya Yesu. Dusengera imiryango, vuga uti mu izina rya Yesu Kristo, imiryango y'abana b'Imana, imiryango y'abakozi b'Imana, ndayikweretse Mana imbere y'intebe yawe y'imbabazi, intebe y'ubuntu, bagirirwa ubuntu, batwikirwa n'amaraso ya Yesu, bagendererwa n'umwuka wera. Haleluya! ibi imiryango mizima, itari imiryango y'ibyigenge, buri muntu wese amenya inshingano ze, imiryango yuzuye ubuntu bw'Imana, imiryango yuzuye ubwiza bw'Imana, imiryango yuzuye imbabazi z'Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Dusengera abayobozi b'igihugu cyacu, dutambuka tugera no mu bindi bihugu. Vuga mu izina rya Yesu Kristo, abayobozi b'igihugu cyacu buzure umwuka wera, tubatwikiriza amaraso ya Yesu Kristo n'imbaraga z'umwuka wera, tubagejeje imbere y'intebe ya Yesu, aho yicaye ku ntebe y'ubuntu. Turabikoreye mu ngobyi y'amasengesho, bakire Mana, bahe ubwenge buva mu ijuru, bakuremo ubwenge buva ikuzimu, bahe ubwenge bugira neza, bagirire neza abo bayoboye, bareke kurya ruswa mu izina rya Yesu. Amen. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna mwingine kama wewe. Rambura amaboko, ushima Imana. Turagushimiye Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo, kubw'ijambo ryawe twumvise ritubwira ko tugomba kwikorera abandi tukabazanira Yesu. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise riba imbuto itabora, yinjire mu mitima kandi ryere imbuto nyinshi 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 nyinshi, rizagere no ku mperuka y'isi. Duhindura abakozi b'umwete batari abanebwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.